umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi z'urukundo wankunze, rugaragazwa n'umurimo w'ubumana wakozwe, yinjizwa mu bumana ubundi umwe na data, ubundi umwe na data. Aho niho Imana yamujyanaga, yamutwaraga mu kumukiza, mu kumuvura, mu kumuruhura, kuko yari agifite ibitekerezo by'ibitambo. Akomora he? Aho yakuriye, aho yavuye. Aho yavuye se basabanaga n'Imana rurema, basabanaga n'Imana yaje kumwishurira. Oya, ndagira ngo mwibutse, nicyo cyatumye mbwira ngo va muri uri, va, kuko hari byinshi uvanyeho ko yari ahari mu buryo buri fizike, mu buryo bw'umubiri, ariko hari n'imico yaho yari yarize. Avayo rero ntabwo iyo mico yahise ishira, iyo mico yarayizanye muri we. Icyo Imana rero yatangiye gukora, yiga kugendana n'Imana, Imana itangira kumukosora. Iyi nkuru turi gusoma iri kutwereka uburyo yagiye akosorwa mu bitekerezo bye, akaza guhindura uko abibona. Ariko ibitambo yari asanzwe abizi ko bibaho, gusa yumvaga ubwo ari Imana imubwiye, ubwo ibyo ari byo byose iyo Mana nayo ikenera ibitambo, ubwo ibyo ari byo byose iyo Mana ikenera nayo ko bayitambira. Ni imyumvire yakuye muri uriya Bakaludaya. N'abantu benshi uyu munsi wa none iyo twesista ku bitambo, muzamubona bikomoka mu mico y'abantu n'ubundi bamye bafite ibigirwamana byinshi basenga, bazi bitandukanye. Ariko iyo Imana igukosoye nk'uko tugiye kubibona, usanga wari waribeshye ko Imana ariko ibishaka, ariko ibitekereza kumbe siko ibitekereza. Reka nkomeze muri iyi nkuru murabyivumburira. Ngo Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramubwira ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Birumvikana ko hari ikintu uyu mwana wa Aburahamu nawe yarazi. Yari yarabonye Isi atamba ibyo bitambo. Ndagira ngo wumve iki gitambo cyo koswa ni ibitambo n'ubundi no muri uriya Bakaludaya batambaga. Ntabwo ari iby'Imana yamuhishuriye, oya, ntaho tubona Imana iri kumuhishurira iby'ibitambo. Nuko nababwiye ni muraza kubona ahubwo Imana ibimukiza. Umuhungu yaramubwiye atoke, ndi kubona ko dufite inkwi, ndi kubona ko tugiye gukora umurimo wo gutamba ibintu muri makeya dusanzwe tuzi cyangwa sanzwe nkuziho. Aburahamu yari asanzwe abikora. Again, ntabwo Imana imuhamagara aribwo yatangiye kubikora, yari asanzwe abikora, ariko abikorera izindi mana. Noneho we yimuye iyo honor cyangwa uko gutekereza ko yubashye Imana, aravuga ko ubwo nabitambiraga ibi bigirwamana, noneho ugiye kubitambira Imana. Uri kubibona bisa naho biba bikoze mu mutima mwiza. Kera twatambiraga ibigirwamana tugasimbuka tukabitangira ibi, none se ubu ntidukwiye gutambira Imana noneho y'ukuri? Niko abantu benshi batekereza. No, si muri iyo sansi. Narababwiye ngo nzabasobanurira ubwoko bw'ibitambo Imana yemera. Ntabwo ari ubwo ngubwo kuvuga ngo kuyitambira, oya, si muri ubwo buryo, kuko nabwo turabubona. Ubu butambo kandi nabwo bukwiye kuza ari nk'ibitambo. Nubyumva uzumva ko atari ibitambo. Bituruka nyine muri kwa kumenya ko ibitambo bitagikenewe. Iyo neza n'uwo mutima hari icyo bibyara muri wowe. Si bikurikiraho bigiye gukorwa, ntabwo biba bikiri ibitambo byo guhongerera Imana, ahubwo byitwa ibitambo by'amashimwe. Nzabisobanura. Ni nayo mpamvu bidafite aho bihuriye no gushaka guhongerera Imana, ahubwo biturutse mu cyo yo yakoze. Hari ibidusunika, duhindurwa ukuntu, duterwa mu mwete wo kuyishimira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Sibyo byitwa iby'amashimwe nk'uko tuzabibona.
ariko ahanyiraha ibitambo byo koswa, ibitambo by'ibyaha, ibitambo by'iki, ibitambo bya biriya, ndetse niyo twize mu gutegeka kwa kabiri mu Balewi tubona ubwoko burindwi bw'ibitambo batambaga amanywa nijoro. Abatambyi bagombaga guhora batamba, ari umurimo ukorwa basimburana umwe ku wundi ijoro n'amanywa, hari umuriro bagomba gukomeza kureba niba wenyegejwe, byari ibintu bihoraho. Nubireba ni imvune z'abantu zagaragaragaho cyane bageza gutambira Imana ibitambo. Again ndavuga ngo uzaba shocked nuvumbura ko bitari igitekerezo cy'Imana, kandi twari tuzi ko ari igitekerezo cy'Imana. Ese kuko byari igitekerezo cy'Imana, byo nyine turi kuvumbura hano. Umuhungu wa Aburahamu ari kuvuga okay, ibyo bitambo byo dusanzwe tubizi. Mwibuke ntago ari Imana yaje ngo ibahishurira, ahubwo bari basanzwe babikora ko bavaga muri Uriya wa Kaludaya, kandi iyo ngiyo ni igihugu cya gipagani. Ntago ari kuvuga ngo cyari igihugu cy'Imana, bari bazi Imana y'ukuri kimwe n'abandi bose. Suru n'urugero rwiza rukwereka umuntu w'Imana ukomeye, ariko ntabwo yakize imyumvire yaho yakomokaga. Nicyo gituma tubona ngo Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwironyere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Aburahamu agiye gutamba umwana, Imana ikora iki? Iramubuza. Noneho tukongere tugumaho. Niki turi kubona hano? Ese ko Imana yatangiye kumbwira ngo ishaka gutamba igitambo, niba koko ariko biri, hanyuma se iri kumubuza ite kandi ariyo yabimutegetse? Sizi niba uri kubona iyi paradox. Niba Imana yambwiye uku niko mbishaka, uku ni ugushaka kwanjye, kucyaje agiye kubikora Imana ikamubuza? Nibyo navuze nti niwiga neza hari inkuru uzajya uvumbura ni ikintu Imana ishaka gukosora muri uwo muntu, kuko yaje yishimye abishaka rwose, kuko kuri we yari abonye ngo opportunity yo kwemeza Imana ko yamubwiye umwana. Mwibuke uyu mwana yari yaramuhanuriwe, yari yaramubwiye n'Uwiteka aza kumubona yuko azabona umwana. Noneho we yumvaga this is too good to be true, ibi bintu ni byiza birakabije. So Imana imubwiye ngo, yumva ngo Imana iri kumbwira ngo muwo mwana. Noneho kumbe Imana nta kishaka kuri uwo mwana we, nta nicyo yifuza kuri uwo mwana we. Ariko Aburahamu ntabwo aramenya yuko Imana nta kishaka kuri uwo mwana we, kuko ya myumvire yo muri Uriya wa Kaludaya yari ikihari. Aza yishimye gutamba uwo mwana, aza ashaka gutamba uwo mwana, ngo Imana iramubuza. Icyo ndi kubaza ni niba koko ari ugushaka ko Imana, kuko Imana iri kubibuza. Wari wabona ni nkaho waba ufite ikibazo, Imana yanze kakubwira ngo ngwino tuganire, akabwira cya kintu na cya kindi, cya kintu wibwira bimeze gutya singishaka, si cyo. Niwe yashakaga kwigisha, ni nk'uko kwa Petero Imana yamubwiye iti rya bagurye inyamaswa zose zizira, ngo aravuga ngiye kuva navuka ntabwo ndagira ikintu nk'iki njya ngo nyinjize mu mubiri wanjye. Imana imubwira si ushatse kwitiranya ko icyo nejeje cyanduye, kuko aho Imana yamwiye ngo rya arahakana. You see, dushobora gutekereza ko Imana yari imuyobora mu bibi, ushobora gutekereza ko Imana yari imuyobora mu bibi byo gukora iki, byo kurya inyamaswa zizira, ariko ni isomo Imana yashakaga kumuha, ni uburyo Imana yashaka kumufungura amaso ngo abone. Iyo nta kibazo yari ifitanye n'abantu, ariko we yari afite ikibazo. Aburahamu yari afite ikibazo mu mitekerereze afite ku Mana, yari agikosorwa. Aza yihuta n'umutima mwiza rwose ngo ashaka gutamba iki? Igitambo cy'ikingo cyo kozwa cy'umwana we. Muzi ngo iki gitambo cyo koswa cyaga nk'aho ari icyo cyagombaga gukongoka, ariko muzaho bishingiye ngo ari guprove urukundo rw'akunda Imana. Nabonye abantu byinshi babyuriraho hano bagashaka kwerekana ngo Isaka agomba gutambwa. None se reka manze mbaze gutya, niba Isaka agomba gutambwa, ese koko Isaka yaratambwe? N'abizera wagira ngo ntibanatekereza, ngiye murambigarukaho wagira ngo babigishije kudatekereza. Isaka yigeze atambwa? Turamutse twemeye icyo gitekerezo cy'uko Isaka agomba gutambwa, icyiza cyawe ugitambe ntacyo. Ese koko Isaka yaratambwe?
Imana ntiyamubujije. Bivuze ngo cya kintu yagombaga gutamba Aburahamu ntiyagikoze. Kuki se njyewe nakubwira ngo ugikore n'Aburahamu ubwo ataragikoze? None se iyo unsunika ngo ngikore cyangwa ngitambe n'uwo nguwo ufatiyeho urugero atarabikoze, murumva atari ikibazo? Think about it. Isaka ntiyigeze atambwa. None we Isaka wumutamba n'uwo nguwo dufatiyeho urugero ataratambwe, wowe urumva atari ikibazo? Abizera benshi ntibanatekereza. Nshobora kuza nkakubwira ngo tamba Isaka ukavuga nibyo koko. Are you sure Isaka yaratambwe? Nawe wagira ngo ntufite Bibiliya. You have the Bible. Nusoma uzasanga Imana yaramubujije. Hari ikindi cyatanzwe mu cyimbo cy'uwo. Ndakubwira ngo nta cyavuye kuri Aburahamu na kimwaho. Reka da. Ni isomo Imana yari igiye kumuha kuko yari agifite iyo myumvire, ngomba kuyemeza ndi gutamba umwana wanjye. Iryo jambo gutamba umwana, reka mbanze mbabwire, mwe murabona atari mu bugome bukomeye iyi Imana isaba abana. Again, let me go slow here. Kuko twambitse Imana ishusho, twambitse Imana ishusho idafite. Niyo turi kugereza kureba iby'Imana iri gukosora hano nitubibona neza duhita tuvuga ngo Imana iri gusaba ibitambo cyangwa Imana niyo yasakaga Isaka. No way. Kuko niba ariyo yari guhita ivuga iti koko mutamba kamutamba. Haranditse ngo Imana iramubuza. Imana iramubuza kubera iki? Imana ni nko kumubwira iki si igitekerezo cyanjye Aburahamu, njyewe ntabwo ari uko meze. Sinshaka kubikora. Iyo systeme ndagira ngo ipfe mu myumvire yawe. Ndashaka ko bihagarara kuko kutekereza ni ikibazo. Nge si uko nkora. Iri kumwishurira bakundwa. I pray that your eyes open up. Amaso yawe afunguke. Iyi ni inkuru y'urugero turi gufata, ariko ushobora no kubona nzakora n'izindi muzabibona. A lot nyinshi pe. Imana ibihakana. Aho kugira ngo turebe aho Imana iri kubihakana tugahita twigisha ahubwo ngo nibyo Imana ishaka. Ese byaba bivuze ngo Imana ntabwo ishaka abantu batanga? Umuco wo gutanga kandi ari kamere yacu. Iyo duhindutse ibyaremwe bishya tukaza muri Kristo Yesu duhita gutanga biba umuco wacu. Ariko ntabwo dutanga turi kugura Imana cyangwa tuyigurira. Biri kuva mu mutima w'urukundo. Dushaka gufasha, twactinga nka data, dukora nka data. Ariko bitandukanye n'ikiguzi cyo kugurira Imana, biratandukanye. Ntago tuyibribinga, ntago tuyiha ruswa. Bituruka mu neza yadukoreye. Bya bintu uvuga ngo mwaherewe ubuntu namwe mutangira ubundi. Dufata muri bya bindi twahawe kubwo gushima tugashima, you see? Kubwo umunezero tukabikora. Ariko kandi bigakorerwa mu mwuka utandukanye n'uwo nguwo w'ibitambo. Ndagira ngo byumve neza. So ni muri ubu buryo uyu mugabo yari afite iyo ndwara. Mwari muzi ko zari izo nyigisho zakomeje kwama kuko zihisha abantu mu maso hayo. Ngira ngo muraza kumva kubera icyo umuhanuzi yavugaga ngo arega amategeko ngo byari igicucu ni stoikea, ni umwijima. Bituma umuntu atabona Imana neza. Si Imana yashaka kumukuriraho ibyo bitambo, imitekerezo y'ibitambo byo koswa kuko bituma Aburahamu atumva Imana mu mwuzuro wayo. Imana iramubuza. Aburahamu ntabwo yatambye Isaka. Bakundwa abantu b'Imana bo muri hose, Isaka ntiyatambwe. Isaka ntiyatambwe. Ntibyabaye. Byagarukiye mu nzira. Imana kandi ntabwo Isaka atatambwe ngo kuko Aburahamu yari umugugoya. Aburahamu yari ready for anything. Icyo ari cyo cyose yari yiteguye. Ariko Imana ntabwo yashakaga umwana wa Aburahamu. Hari ibintu tuza tugatwerera Imana. Tuhavuga ngo buri Imana ntabwo Imana itwara. Ibi bintu ntabwo ari byo. Ahubwo Imana yashakaga yishe. Nese Imana siyo yari yaramusezeranyije ngo kuri uwo ni urubyaro rwawe ruzava, kuri uwo ngo uzava mu nda yawe, kuko yari yarihebye. Itaramusezeranya azi kuko yaravuze ngo ko ngenda ndi incike. Nta mwana mfite none uri kumbwira ngo uzamumugisha. Nta mwana mfite namubwira have. Noneho aranasenga ngo Imana ihe umugisha Eliyazari umugaragu we ngo muri uwo nguwo aba ari wo abana be bazabonera umugisha. Imana yambwiye iti no, uzava mu nda yawe niwe nzaguhesha umugisha, ni uzaba uruhererekane cyangwa urubyaro rw'umugisha. Imana iza kumumuha, none iramumuhaye iramutwaye.
no way, something is wrong here. Bakunga, dufite mindset itari yo ku Mana, dufite ibintu twatwerereye Imana bitari byo. Aburahamu n'Imana imwe ngo mutambe, ahita yumva ngo Imana ngo ubwo ngubwo agiye kumutambaho nk'igitambo. No, that is not him, that is not him. Iyo si Imana, siyo yari igiye ahubwo kumuhishurira ko ibyo byabaga ntabwo ariyo y'ingome kuri urwo rugero. Ntishaka no kubona umuhungu we apfa, ntibishaka. Reba ngo Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Ngo bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakayo igicaniro yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, honestly amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Imagine umwana we. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Nese ubwo bwose ubwicanyi, aramutse afashe uyu mushyo, icyo cyuma akasogota umwana we, murumva yaba atamwishe? Murumva icyo nese ni cyari ubwo si ubugome? How do you kill waranze ukavuga ngo ni Imana ibishaka? Rero muzabibona uko tuzagenda dusobanura imbere, muzavumbura iki gitekerezo cy'Imana y'ingome inica mu isezerano rya kera. Nzabibereka byaturutse mu myumvire bongeyemo, ntabwo ari ko Imana yari iri. Imana ntihinduka. Kristo Yesu yaduhishuriye Imana kuva mu ndiba z'umutima wayo. Abakera ntibayitweretse neza, hari ibintu rero byinshi bayitwerereye bitari byo. Nzabibereka, muzabibona mu isezerano rya kera. Muhite mutangira kubona ko Bibiliya n'ibyanditswe byera bikwiye gusobanurwa muri hermeneutic Christological perspective. Ni mu mirebere ya Kristo Yesu, twambara amarinete ya Kristo tukumva ibyanditswe byose. Niba tutabigenje gutyo, ntabwo tuzahusha Imana mu buryo bwuzuye. Yohana yaratubwiye 1:18, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Aravuga ngo uhereye mbere nta muntu wabonye Imana, ngo keretse umwana w'ikinege wase uri mu gituza cya se, ngo niwe wayimenyekanishije. Umwana uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Exodomai, iryo ni ryo jambo. Guhishura Imana wikuye, guhishura ikintu kivanye mu ndiba yacyo kuva imbere. Muri make ari kuvuga ngo ni Yesu wenyine werekanye Imana mu ishusho undi muntu wese atigeze atwereka. Mbere yaho hari amashusho adasobanutse, byari nk'umwijima, bitari clear, bidasobanutse 100%. ngo uyu we hari uburyo yigaragaje mu buryo bwuzuye, wabivuze ni Yohana. Ubundi y'Abayahudi batahuriye iri jambo yuko ari kuvuga ngo Yesu ngo niwe wayishuye, ngo mbere na mbere nta muntu wabonye Imana, bari kumutera amabuye Yohana ubwe. Bari kumbwira ushatse guhakana Aburahamu, ushatse guhakana Mose. Ariko yari amaze guhishurirwa, aravuga mbabwiza ukuri kuva mbere nta muntu wigeze abona Imana muri ubu buryo, keretse Kristo wenyine uyihishura. Niyo mpamvu kubona Imana mu buryo bwuzuye, we see through Jesus Christ. Ibitari ibyo byanditswe byose bifite umumaro. Hari uburyo tubyiga, nk'ubu buryo ndi kukwereka. Urugero turi kwiga mu byanditswe mu isezerano rya kera, ariko bigira umumaro wo kwigisha umuntu ni iki twigamo. Ikibazo ni igihe udafite perspective za Kristo ukabyinterpreta nabi. Ariko reba nk'ibi bintu bigaragara. Urugero Isaka ntiyatambwe, benshi bazi ko yatambwe. You see, now kutamurikirwa na Kristo bituma n'ibyanditswe bisoma nabi, ugatangira kubyitiranya. Tubona ngo Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Bagera hafi ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakayo igicaniro, yarikayo izankwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu aramubwira, arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Imagine kwica, nta kibazo yari afite. Urumva nta kibazo ukwiye kuba ufite ugiye kwica wowe umwana wawe. This Imana yashaka kumukiza iyi myumvire, yashaka kumukiza ibyo bintu, kuko muri ndabibutsa yuko aho yavuye byari ibintu bisanzwe gutamba abana babo b'imfura, byari ibintu bisanzwe kwica abantu, byari ibintu bisanzwe. Kuko bamwe batezeza ngo Imana y'izuba ngo kugira ngo ikomeze yake, ngo bibwiraga ko umunsi umwe iryo zuba rizazima. Hari ibigirwamana byinshi n'amateka menshi, ngo noneho kubw'ibyo umuntu bigasaba ko umuntu bamutamba bagakurayo umutima bakawumurika, ngo izuba rikishima, ngo rigakomeza rikaka. Hari iyo myumvire nyine y'uburyo bibwiraga Imana bituma hazamo kwica. Ariko Imana ntiyabishakaga. Imana iri gukiza Aburahamu rero iryo shyano ryo gushaka no kwica umuhungu we.
baravuga ngo marayika w'Uwiteka ikikwereka ko bitari mugambi w'Imana. Imana ituma marayika wayo ngo asohoze wa mugambi wayo. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu, inshuro ebyiri. Aritaba ati karame. Aramubwira ati nukoze ukuboko kuri uwo muhungu ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Ndagira ngo wumve icyatumye marayika bivuga. Reka nkomeze. Aburahamu yubura amaso arareba, yubura amaso arareba. Si ikibazo cye cyari imirebere. Yubura amaso akora iki? Arareba. Abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo yafashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama ayitamba y'igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bivugwa na bugingo n'ubu, bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Marayika yaramanutse aramubwira ngo Aburahamu, Aburahamu, rekeraho. Nawe ndagira ngo wumve. Aramubwira ngo nabibonye ko wubaha Imana, ko utanze gutanga umwana wawe. Muzi icyo marayika ari kumubwira ngo ati ndabizi ko ushaka gupruva ko ukunda Imana, ndabizi ushaka kugira icyo ukora ngo uyemeze ko uyikunda. Humura, irabizi ko uyikunda. Humura, shira amatsiko yose kumenya icyo Imana ibitekerezaho. Imana irakubwira ko humura, si ngombwa ko wica umwana wawe, si ngombwa ko ubitamba, si ngombwa ko umwana uvusha amaraso, ntubikeneye. Aburahamu, Imana iragukunda, Imana urayikunda. Kuko ikibazo yari afite nicyo yashakaga gupruva. Hari icyo kintu ku ruhande rwe akomora muri Uriya Bakarudayi, ashaka kuvuga okay, nkora iki kugira ngo nemeze Imana cyangwa nyereke ko nyikunda. No, Imana imbwira iti yabibonye, yabibonye Aburahamu, guma hamwe, humura, nta kibazo rwose Imana ifitanye nawe, nta kibazo ifite ku byo kuyikunda. Humura, urayikunda. Ni nk'ibyo, ni irony. Ari kumubwira humura, Imana urayikunda rwose, subiza inkota yawe, reka kwica uwo mwana. Kuko ako kanya ngo Aburahamu arekeraho, ngo hari icyabaye, ngo yubura amaso. Mwari muzi ko ibi byose tubikora kuko amaso yacu atarafunguka ngo tubone ibihari. Ngo yubuye amaso abona intama. Ikimenyetso cy'iki? That is the message of Christ. Ni message ya Kristo yavugaga ngo ibitambo n'amatungo simbishaka. Ibyo bintu simbishaka. Kubera iki? Iyo mitekerereze, iyo myumvire yose ishaka mwumva mudashyitse, mugomba kubanza gutamba. Look, hari umuntu umwe uzabikemura byose. Hari umuntu umwe uzaba satisfaction. Hari umuntu umwe muzahishura ushushanyijwe nk'umwana w'intama w'Imana, uzakuraho ibyaha, uzakuraho kutaba mu busabane, uzakuraho uko kwicira urubanza, uzahanagura, uzunga umuntu n'Imana, ku buryo ibyo bintu byose byaturutse mu myizerere ya gipagani bigeraho bibatambisha ibitambo no kwica amatungo. Ibyo bintu byose bikurwaho. Intama iza nk'igisubizo cy'uko ari image, ishusho y'uko Kristo niwe gisubizo cy'ibyo byose. Cyane avuga ngo muri Kristo Yesu azaba igisubizo cy'ibyo byose. Nagira ngo nsoze kuri iki kintu cyumva ngo aho hana hita Yehova Yire. Yehova Yire bivuga ngo ku musozi w'Uwiteka kizabonwa, the Lord our provider. Muzi cyari kwerekana ngo it is the Lord who provides, it is not me. It's not about me, it is about the Lord who provides. Mu yandi magambo biva ku Mana bituzaho. Aburahamu yarazi ngo bigomba kumuvaho bijya ku Mana. Ntabwo ari twebwe bivaho bijya ku Mana. No, umusozi w'Uwiteka Yehova Yire bivuga ngo ni Uwiteka utugaburira, ni Uwiteka utwitaho, ni Uwiteka, he is the one who provides. Niwe bivaho, niwe utanga imbabazi, niwe utanga urukundo, niwe utanga ibi, niwe utanga ibi, niwe uduha byose, niwe, ntabwo ari wowe uri kugerageza kumuha, niwe ishurirwa rya mbere nibwo bwa mbere Aburahamu acengewe n'uku kuri. Ikikwereka ko yize isomo ni ku iherezo ry'iki cyanditswe, ry'iki gice cyose. Asoza atubwira ngo aho hantu ubwe ahita. Impamvu ari kuhita ni conclusion. This is the conclusion. Niyo conclusion Aburahamu yakoze. Conclusion Aburahamu yakoze, yaravuze nibeshyaga ko ari cyo ngomba gukora kugira ngo nyinezeze cyangwa se nambe ibitambo, kumbe ahubwo biva kuri yo binzaho
njyewe nkaba uwakira gusa. Iryo ni ryo somo Aburahamu yakuye kuri uwo musozi. Iryo ni ryo somo yagombaga kwiga kugira ngo rihindure imyumvire ye n'imitekerereze ye. Ni ukuri kose biva ku Uwiteka bituzaho. Igitambo n'ibitambo ntabwo ari ibitekerezo by'Imana ko bifunga ubusabane n'ishusho yayo y'ukuri yuzuye. Data, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe buraduhagije, imbabazi zawe ziraduhagije. Uwakoze ibyo ugomba gukora byose muri Kristo Yesu. Turasenze nk'amaso yacu afunguka bibone, ngo twishimire ikiruhuko twahawe muri we, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom, shalom.